se abana ntiwabagira udafite umugore ubu se inzoka ntibyara ujyeho n'iri kumwe n'umugore wawe Aisha we twarabibonye Aisha mbabarira cyane urumva amerewe ate hari umugani baca mu kinyarwanda yego imigani nk'iya Ezra ngaho yaciye ntihaca urwango mwana wa mama ye tuzi izajya igaruka oya ko niza bone bari abantu bakundana byo kuri social media ntago ari urukundo rw'ibyo gutekereza mvuze post nyine iyo post izakomeza ibe zajya igaruka mwongere mu posting social kiniki na film irakomeza ubwo no kuvuga ngo nguriye bibiliya tugura wahita uyigurisha araboro bita ngo sinuko kuno hita neza ko mujyana nzi bazigurishiriza za okazi yose nguremo amabyeri ubwo uranango mbura mu gitanga none se nayimaze iki bibiliya yose nyifite mu mutwe wabura ufite bibiliya mu nzu nyezo wakora iki kandi ufite uzantu bazigora kuri make akasha ubwo se bibiliya wanditsemo amagambo yo kukuyigira no kugufera reba n'imbaraga zo kubaho ubutaha usabwirwa bamaze gushira ntago wabona ufite bibiliya mu nzu kirazira ibaze ko mama